Haleluya. Ubu hano twaje gutanga umusada. Turaguha umusada rega rukuntu baza bakarenga ingabano. Simba ndimo mbibona se. Umuntu w'umugore wifitiye umugabo umurambagiza gute wowe? Ibyo ntago ari kurenga ingabano. Nese ntago mba mbibona se. Ibyo babyita kurengera. Subiramo ngo ibyo n'ukurengera. Ibyo bintu barengereyemo Abafilisitiya bararengera. Turigiye kubihaniriza muri iri teraniro. Ntibazongere kurenga iki? Urugabano. Umuntu wese uri muri iri teraniro avuga ijambo urugabano. Ntibongere kurengera. Hari ibintu bita kurengera. Umuntu yize kontabilite arayizi, azi icyo bita bira, afite internet arayizi, raporo arayizi, kontabilite yarayirangije. None ugiye gutanga akazi nguranakora kunuza, urakora ku ngoro z'abana hano, ubwo bihuriye hehe isutiya n'akazi? Ibyo bintu babyita iki? Kurengera. Babyita kurenga iki? Urugabano. Isutiya ayigezeho ati ko akazi ari kontabilite ari imibare, ko ari ukuzinduka umuntu agakora akazi akita kuri finance agatanga raporo ibyinjiye ibyasohotse n'ibisigaye muri stock, arenze intuza yigezeho ati. None tubyemerere muri literaniro barengere abo ibyo si ukurengera. Ibyo si ukurengera mushumba. None murumva twabyemera muri iki giterane cy'amasengesho, muri iki giterane cyo gukorera Imana. Imana igiye kuduhera Abafilisitiya gasopo. Nagira ngo nongere mbasuhuze mu izina namwe muzi. Izina tuvuga bigakunda. Izina tuvuga abadayimoni bagatsindwa. Izina tuvuga ingumba zikabyara. Izina tuvuga indwara zigakira. Izina tuvuga ibirozi bigata agaciro. Izina tuvuga n'ibiciro bigakatuka. Izina tuvuga abashomeri bakabona akazi. Izina tuvuga abanyabyaha bagakizwa. Iryo zina amakuru yaryo mwaba muyazi, ni irya Yesu. mu muhamashyi menshi. Yo ni izina litavugirwa ubusa. Niyo watsitara ujye wikanga uvuga Yesu. Bega ni izina tutajya tuvuga ngo birangiriraho, iravugwa hakagira igikoreka. Haleluya. Ndabashimiye kuza guterana muri benshi gutya, kandi iteraniro ubona mwarihaye agaciro karyo. Buriya yo winjiye mu iteraniro ukabona abakora protocole bashatse umukenyero, tumenye ko iryo teraniro ryabaye gutekerezwaho cyane. Umukenyero rero ufite icyo usobanura, namwe Imana ibakenyeze. Haleluya. Basabiye umugisha wo kubiha agaciro. Buriya yo wabihaye agaciro, ijuru naryo riguha agaciro. Ngiye kubabwira rero ibintu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ni byinshi bituruka mu gukorera Imana. Haleluya. Ngiye kubibabwira. Umushumba afunguye iki giterane, ni igiterane gikomeye. Gukorera Imana ni byiza cyane. Karombereke inyungu zirimo hano. Ndakoresha ijambo riri mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 7. Ubundi mbatureho imigisha y'Imana. Mwahageze? Igice cya 7 ku murongo wa 7. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 7 umurongo wa 7. Abafilisitiya bumvise ko Abisiraheli bateraniye i Misipa,
batware babo bahera ko batera Abisiraheli. Abisiraheli babyumvise bashya ubwoba kubw'Abafilisitiya. Abisiraheli babwira Samweli bati, mukanya ndabibaturaho iri jambo, ntuhweme kudutakambirira Uwiteka Imana yacu kugira ngo idukize amaboko y'Abafilisitiya. Nuko Samweli yenda umwana w'intama ucyonka, awutambirira Uwiteka aho igitambo cyoswa kitagabanije. Maze Samweli atakambirira Abisiraheli ku Uwiteka, Uwiteka aramwumvira. Mumpera Imana icyubahiro. Imana yacu yumva gusenga. Ngo Uwiteka agira ate? Aramwumvira. Samweli agitamba igitambo cyoswa, Abafilisitiya bigira hafi kurwanya Abisiraheli. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherezwa imbere y'Abayisiraheli. Imana duhe kunesha. Uwo munsi Uwiteka ahindira ku Bafilisitiya guhinda gukomeye, arabatatanya banesherezwa imbere y'Abayisiraheli. Abagabo b'Abayisiraheli bahera ko baturumbuka imisipa, bagerekana Abafilisitiya, babica umugenda, babageza Betikari. Maze Samweli yenda ibuye arishinga hagati y'imisipa n'Isheni, arihimba izina Ebenezeri, ati Uwiteka yaratuzahuye kugeza n'ubu. Nuko Abafilisitiya baratsindwa, ntibongera kurenga urugabano rw'Abayisiraheli mu gihe cya Samweli cyose. Kuboko k'Uwiteka kwibasiraga Abafilisitiya. Ibi nabyo ndabibabwira, ntibakomeze kurenga ingabano, ntibongera kurenga ingabano. Kambere kundi mugisha, murongo wa 14. Kandi imidugudu y'Abafilisitiya yari yaranyazwe, imidugudu y'Abayisiraheli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, igarurirwa Abisiraheli uhereye kuri Ekuroni ukageza i Gati n'urugabano rwayo. Abisiraheli barukura mu butware bw'Abafilisitiya kandi babana amahoro n'Abamoni. Nibyagiye turabigarura, dore biragarukira kuri uyu murongo wa 14. Kandi imidugudu y'Abayisiraheli yari yaranyazwe n'Abafilisitiya, igarurirwa Abisiraheli. N'ibyawe byanyazwe muri iri teraniro tubigarure. Murongo wa 15. Ndabasabira uwundi mugisha nawe uva mu gukorera Imana. Nuko Samweli abo mucamanza w'Abisiraheli iminsi yose yo kubaho kwe. Ndabasabira iherezo ryiza. Murongo wa 16. Kandi uko umwaka utashye yajyaga acuragana i Beteli n'i Gilugari n'imisipa, acira Abisiraheli imanza muri iyo myanya yose. Akajya asubira iwe i Rama, kuko ariho urugo rwe rwari ruri, agacira Abisiraheli imanza, yubakaho igicaniro cy'Uwiteka. Hano ndabasabira amazu yanyu, muve mu bukode mujye kubaka ingo zanyu. Iyi mirongo irimo ubuhanuzi. Icyambere, niba muzi ubwenge muzakorera Imana. Nimukorera Imana muzahavana gutsinda Abafilisitiya. Imigambi ya Satani yose izatsindwa bitewe nuko mwazirikanye gukorera Imana. Abisiraheli
bari bafite ikibazo, abafilisitiya barabatera, abisiraheli barangije bamenya icyo bita imana iza gute. Bayishurirwa gukora igiterane imisipa. Imisipa n'ahantu hari ikibuga kinini, bose barahahurira. Samweli arababwira ati mwese muhaze mbabwire uko mubigenza. Bakora iteraniro. Iryo teraniro ndari batuye hano mumenya agaciro karyo. Iteraniro baryita kwezwa, gusaba imbabazi. Niho bavuze ku murongo uri ruguru aha ngo twacumuye kuwiteka, bisabira Imana iki? Imbabazi. Iyo wasabye Imana imbabazi, Imana nayo imenya icyo gukora. Muribuka yuko nta muvumo ujya ufata kwezwa. Icyo murakizi. Iyo twejejwe abadayimoni ntibadushobora. Niyo mpamvu uriya mugabo wagiye wari wariye komisiyo yo kuvuma Abisiraheli, hanyuma umuvumo yitwa nde? Muribuka agiye, yaragiye asanga bari mu iteraniro bita kwezwa. Asanga Abisiraheli basabye imbabazi, murabizi ko bari abanyamakosa, ariko baravuga ngo Imana tugiye kuyisaba imbabazi. Basaba imbabazi, hanyuma umuvumo wa mugabo agiye kuwohereza biramunanira. Mu gihe cy'umuvumo yohereza umugisha. Ndabasabira imbabazi muri iri teraniro. Imana Yesu iri teraniro nta muvumo uzabafata. Haleluya. Abisiraheli basaba imbabazi, bayishakana umwete, barangije basaba n'inkunga y'amasengesho. Nagira ngo mbabwire, mu bintu mwagiye mufatira amadeni mukikopesha, nagira ngo mbabwire ngo n'amasengesho mujye muyasabaho inkunga. Mwari muzi ko amasengesho ushobora kuyasaba umuntu ukamubwira uti nsengere, nanjye nibona akanya mu kwezi kuri imbere nzagusengera. Muzi ko ayo masengesho ushobora kuyafataho ideni ariko ukazayishyura. Kandi hari abantu bajya bikopesha amasengesho ntibishyure. Ariko Abisiraheli babwira Samweli bati utubabarire, uyitakambire, ntuhweme kuyibwira. Haleluya. Reka mbasabire umugisha abakristo bene data bahasejemo n'abandi mwasuye mwaturutse hirya no hino. Ntimuhweme gusenga, mukomeze musenge kugeza igihe itorero rizataha. Muririmbye yaririmbye avuga ngo niyambuye umubiri nambaye kudapfa nibwo nzasezera ku bihe byo gusenga. Ntimuzahweme muri uku kwezi kwa kabiri musenge. Ngiye kubivuga namwe mwe mujye mwivugira umuti tuzasenga. Mu kwezi kwa kabiri, uyu munsi ni kuwa kane turasenga, hanyuma ejo kuwa gatanu, kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane w'ikindi cyumweru, kuwa kane wa 2030, 2040, 2050, mu mvura, nijoro, ku zuba, muri burakeye, ubushomeri bwaje, amafaranga abaye menshi. Haleluya. Ntimuhweme. Kambabwira inama, mwegutse nta bantu bitambitse, mujye musenga mwegutse, muhagaze mutitambitse. Mundebe neza mbagira inama. Nubona ibintu bikubuza gusenga byabaye byinshi, ibyo bikubuza gusenga uzabihindure ibituma usenga. Subiramo ko mvuze. Mbega nubona nk'umuntu aguhaye igitekerezo ati gusenga wabyihoreye, iryo jwi ryo kubikubuza rizakubera imbaraga zikuzana. Nubona ibintu bikubuza guterana bibaye byinshi, ibyo bikubujije guterana uzabivanemo imbaraga zituma uza gusenga. Haleluya. Nubura umwanya wo gusenga, ibyo bikubujije umwanya uzabivanemo umwanya wo gusenga. Ntimuhweme. Bati ntuceceke. Nugukorera Imana
kugeza umwuka ushizemo, ijwi ryawe rya nyuma naryo rizavuge ngo Imana ni nziza. Mbega uzasoze neza. Haleluya. Imana ibonye ko bayishatse rero, ari byo ngiye kubabwira. Icyambere, Imana ibigukorere nawe. Imana itivuga ngo uru rugamba ngiye kuruzanamo umutingito. Ubu ngiye gukoresha umutingito. Mu ijuru hari Imana. Haleluya. Iravuga ngo aba Bafilisitiya bagiye kurwanya abantu bari kusenga, abantu bejejwe. Akora kuri marayika ushinzwe umutingito. Uwo mwana muhoze ninjye ndimo mukanga. Mwakabera umuguruti Pasteur niko yabaye. Hari igihe mvuga hararuye ngira ngo mwese mwarakuze kandi habari uduhinja twateranye. Imana iravuga ngiye kuzana umutingito. Kandi ishingiye ku bintu mbona Abafilisitiya barimo bagenda bakora muri iyi minsi, kadusaba umutingito w'Imana uze uzubacanganyukishe ahubwo. Mbega ahantu Abafilisitiya bari Imana ngwizana guhinda gukomeye. Muri iri teraniro negera ngo mbabwire ko Imana ijya ifite intwaro bita guhinda gukomeye. Abarozi ntibazabona aho banyura, abagizi ba nabi ntabwo bazabirwanya ngo bisenyuke, ntabwo bazatsinda. Abafilisitiya bazatsindwa kuko Abisiraheli bari ku murimo. Haleluya. Imana izana guhinda. Niba mwabibonye hakurikiye iki? Baratatana. Abafilisitiya babura babiri begeranye ntibyakunda. Buri wese atana mugenzi ati turapfuye. Aho ahagaze akumva umutingito, aho ni Imana yawuzanye. Haleluya. Imana igira ibintu dukangira. Cyadukanze iminsi myinshi ariko namenye guhinda, ndavuga ni Imana ihabwa icyubahiro we. Haleluya. Namenye ko Imana ifite guhinda gukomeye. Guhinda kuraza aho bari harajegera, babura aho bakwira. Wajya kuganira na mugenzi wawe ukumva urapfuye. Imana izana guhinda gukomeye. Muri iri teraniro Imana izana guhinda gukomeye kubitwiruka inyuma, ibisubizeyo. Abisiraheli babonye ko batawawe, abagabo bahita bakurikirana Abafilisitiya barabajyana barabatsinda. Mukorere Imana muzatsinda. Mbasabiye imbaraga zituma mutsinda babarwanya. Izo mbaraga ziva mu gukorera Imana. Haleluya. Samweli abonye ko Imana izanye guhinda gukomeye nawe ubwo atarumva, tavuga tubungiye ku murimo w'Imana rero. Ngiye kubabwira ikintu yakoze, muhite mumenya ukuntu guhishurirwa ari ngombwa. Ahita afata, amenya ibintu Imana ikunda. Ahita afata umwana w'intama ucyonga. Ngiye kubigisha aka kantu. Umwana w'intama ucyonga. Nimubaza isi ngo mugiye gukorera Imana ibintu byiza, isi ntizabemerera. Umwana w'intama ucyonga. Uwo mwana wafa kumutamba. Ucyonga. Wabaza abakuru bati tumutange, bakwemerera? Akubwira bati none se ko kacyonka mwafasha akacutse. Siko batubwira ko bigoye tiwazagiye ejo. Ubusora atanga 100, ejo bundi nawe ubwo waratanze 100. Umva isi iraduhugura kugeza no ku rwego bakubuza no kuvuga amen. Batamena bayihoreye ugatukana gusa. Mbega baraguhugura ku kantu keza. Isi iraguhugura batariko imbere watangiye cya 10, ubu na n'ubu uracyafasha n'abakene. Ni wibeshye ukabaza isi ntizakwemerera no guterana ku mubyizi. Bazakubwira bati none se ubwo mwaterana ku mubyizi tukazatera imbere guti? None se simbona mwarateye imbere kandi musenga no ku mubyizi? Singiye kubatura hose gutsinda. Haleluya. None se abasenga ku mubyizi nabibazo byarenze cyangwa nabazi impamvu yo gusenga? Muhimana amashi dusenga kuko tuzi impamvu. Haleluya. Kandi nubona ibikubuza gusenga bibaye byinshi, ibyo bintu uzabikuramo imbaraga zikuzana gusenga. Icyo mwakoze rero. Umwana w'intama ucyonga.
umuntu muri kumwe urabona ari nk'umuntu waha igitekerezo ntagipfusha ubusa. Nubona atari umuntu mwaganira wimuke, uzi kwicara n'umuntu amasaha ane ubona nta mena avuga, ntafashwa, ntaraseka, ntatere mbega wimuke usabe protocol uti Pasteur genda umva uyu muntu. Uyu muntu hano nicaye cyabere ntavuga, umwana we ntamucyonka, ntarimo abyumva. Wimuke. Nubona wa mwaganira rero mubwira uti umwana w'intama ucyonka. Mukamubwira ko kantu. Umwana w'intama ucyonka. Akantu wumva wowe utakwikuraho. Akutakwikuraho. Kandi nanone urabona na nyina nayo mu yandi magambo nayo buyibangamiye, kuko urumva uyikuyeho umwana wayo kandi nayo yashakaga konsa, kandi uwo mwana nawe arashaka konga. None Imana iramushaka rero. Nimwumva gukorera Imana nimubyumve nk'ibintu dusagura. Ntumve ko utanga amafaranga kubera yuko warangije ibibazo byawe, cyangwa mbega tujya muri korari kuko nta wundi twabuze, cyangwa uyoboye iri teraniro kuko nta handi. Hoya nukumutanga acyonga. Acyonga. Arako kana kashakaga ibere, mama wako yagombaga kukonsa, Imana nayo niko ishaka. Araresa uvuga ngo ha. Ngo fata ibyo bintu birakaze. Biraza kuvamo umuti. Haleluya. Haleluya. Umwana w'intama ucyonga. Ariko wa muntu wabimubwiye wumva arimo arabyumva. Umwana w'intama umeze ute? Ucyonga. Icya kintu utanga ugize uwubaza yaguhugura. Ugize uwubaza yakubwira ati reka. Urabona se urumva ari byo. Umwana w'intama ugize ute? Ucyonga. Kandi iyo ntama yabyaye n'izindi, hari izakuze. Isi ikubwira uti watanga nk'iriya, iri ziriya zakuze babareho mufata. Samweli ati ucyonga. Niwo tugiye kuvanamo umututsinda abafilisitiya. Mwahishuriwe gukorera Imana. Gukorera Imana no gutanga icyo wumva nawe cyari gikenewe nawe, icyo isi yari ikeneye, cyo umwana wawe yarakeneye, cyo umugabo wawe yarakeneye, ugahita ukirekura. Ibizavamo ndaje mbibereke. Haleluya. Icyo gitambo Samweli aragitanga, akigitamba ngo Uwiteka aramwumvira. Imana irareba iti yakoze ikintu excellent. Nuvuga ngo yakoze ku rwego adashobora guseba. Yakoze yizeye ku rwego nari narabuze undi muntu watekereza kuvana umwana w'intama kwibera agahita munzanira. Imana igibiha agaciro no kugeza ku cyo waretse kugira ngo uzaha Imana nabyo ikabiha agaciro. Mumera Imana amashyi ihita imwumvira. Ihita igira ite? Ihita imwumvira. Imaze kumwumvira rero ihita ishiraho urugabano. Ngiye kubasabira umugisha w'Imana. Haleluya. Nguhereye icyo gihe abafilisitiya ntibongera kurenga urugabano. Tugiye kubaha gasopo muri iri teraniro, ngiye gusiga abafilisitiya iwabo. Ndanagenda ngewe nimbona abafilisitiya bakomereye nabi turaguha umusada. Haleluya. Ubu hano twaje gutanga umusada. Turaguha umusada rega rukuntu baza bakarenga ingabano. Simba ndimo mbibona se. Umuntu w'umugore wifitiye umugabo umurambagiza gute wowe? Ibyo ntago ari kurenga ingabano. Nese ntago mba mbibona se. Ibyo babyita kurengera. Subiramo ngo ibyo ni ukurengera. Ibyo bintu barengereyemo abafilisitiya bararengera. Turigiye kubihaniriza muri iri teraniro. Ntibazongere kurenga iki? Urugabano. Umuntu wese uri muri iri teraniro avuga ijambo urugabano. Ntibongere kurengera.
hari ibintu bita kurengera. Umuntu yize comptabilité arayizi, azi icyo bita bira, afite internet arayizi, raporo arayizi, comptabilité yarayirangije. None ugiye gutanga akazi ngo uranakora kuntuza, urakora ku ngoro z'abana hano, ubwo bihuriye hehe isutiya n'akazi? Ibyo bintu babyita iki? Kurengera. Babyita kurenga iki? Urugabano. Isutiya ayigezeho ati ko akazi ari comptabilité ari imibare, ko ari ukuzinduka umuntu agakora akazi akita kuri finance agatanga raporo ibyinjiye ibyasohotse n'ibisigaye muri stock, arenze intuza yigezeho ati. None tubyemerere muri literaniro barengere abo, ibyo si ukurengera. Ibyo si ukurengera mushumba. None murumva twabyemera muri iki giterane cy'amasengesho, muri iki giterane cyo gukorera Imana. Imana igiye kuduhera abafilisitiya gasopo, ntibazongere kurengera. Umuntu araguhamagaye saa sita z'ijoro, uraryamye uri kumwe n'umugabo wawe, akabanza kare baro muri wenyine, uri wenyine arashakira iki? Ako kajambo ngo uri kumwe nande, uri kumwe nande kube kuki ashaka uwo? Nakibyo biri muri iyi zone hafa. Aro ngo uri wenyine aragashakira iki? Uri kumwe nande, uwo muri kumwe yaramushakira iki? Ibyo babyita iki? Kurenga urugabano, ni ukurengera. Arashaka iki? Niba ari akazi, niba ari n'ideni aguha nariguhe, ariko ntagomba kugusenyera urugo. Kumuguza amafaranga bisabye ko kuko barengereye bagakabya di. Uzi ko bakabije neza kugeza naho bagusuzugurira umugabo, kandi bazi itariki y'ubukwe, bazi ko munabyaranye kane. Warangiza wahura n'ikibazo cyo kwishyura inzu bakarengera, batayarya umugabo wawe ni mugabo ki? Uzabasubiza uti ni umugabo w'icyubahiro twabyaranye abana 4. Haleluya. Ntuzavuge ngo nanjye sinzi ibyi. Hari igero nawe waburengereye. Abafilisitiya batari ko tubwo ubundi wo ni mugabo ki? None nawe ukarengera. Ngo giye rero ngo nanjye ibye ngo buriya ngo byaranyobeye, kubera ko amaze igihe nta mafaranga afite. Umwihakaniye ku Mufilisitiya. Uzamubwira uti ni umugabo w'icyubahiro, umubwira uti n'ikimenyimenyi twabyaranye abana 4. Ikindi ati azi no kwita amazina. Umwana wa mbere yamwise ngo irakora, wa kabiri amwita mugishigira neza. Uwo mugabo, haleluya. Kuba nkugushisha amafaranga rero ntago bisobanuye ko umugabo wanjye wowe umuruta. Niba rero utemeye ko muruta ntayo nguhaye, umubwira uti ntukarengere, umugabo wanjye arakuruta, uyagumane. Nzaza kuwa 4 seje mu gusenga inyihera yanjye. Imana ibihera yanyu ayo bagutukiraho. Uwo muhungu gukora ubukwe bihuriye no kubonja. Byo ni ukurengera. Oya nimusobanurire mumbwire abafilisitiya ukuntu barenga imbago. Niba waramwemereye ko ubukwe buzaba, bihuriye no kuvonga umubonge. Iyo mibonjo kuba bonge se ko bagahita babiva. Si ukurengera se. Ubu mugiye kubonge mwa bakobwa mwe. Ese bo barasaba imibonjo? Si ukurengera. Ubu tugiye gushyiraho ingabano. Niba muzi kumva, niba muzi kumva mwumve. Ntimugakora ibyaha ngo murashaka Imana, muve mu byaha Imana ibiyereke.
Haleluya. Umubwira uti niba ushaka gusambana ngewe ndabivamo, ngewe mu itorero nsengeramo, mu ijambo ry'Imana nize no mu ndangagaciro z'abanyarwanda kazi nta gusambana biri. Iyo ngingo ituyimubwirira aho ngaho. Niba rero wanze ndabivamo, umubwira uturarengereye ubivemo, Yesu azanyihera abatashaka imibonjo. Ibyo kuvuga ngo none se ngubwo nubivamo ngo nduzamukura, umubwira uti Yesu arabafite, basomye muri Samweli. Haleluya. Bazi gutanga umwana w'intama ucyonga, bahishurirwa, bazi ko Imana ibireba, badashaka gukora icyaha kuko tuzi ko Imana tuzayikenera. Ntituzakora ibyaha kuko Imana tuzayikenera. Iyo mibonjo muvuge ngo nukurengera. Ntabwo dushaka guhora dushingira abakobwa batwite cyangwa basambanye. Imana izagwe gukora ubukwe ukiri isugi. Ubuse muri isugi batita ko musetse cyane nko mwaba usore mwe muri Imanzi ko mutavuga se. Ndabona basenze bakeya ariko umenya basenze twabagirira icyizere, kabagirira icyizere. Niba yaranabikoze rimwe ntuzongere. Ijuru barakubabarira ariko ntuzongere. Umbwira uti bambabariye ariko bavuze ko bitazongera. Iteraniro ritabuza abantu gusambana sugo ryaba riteraniro ki? Cyangwa ugasanga ngo muranywa inzoga mukabesha. No. Iteraniro nirivana abantu hehe mu byaha. Ntimukanasomane, ntakagire n'umuntu urengera ngo arakoraho. Humura ntago mavuga ariko nta w'icyubahiro ariko ntagomba no gukora. Hari abantu bakubagana ugasanga arajyana intoki ujye mugatekerayo usunike hirya umutekera. Wajya guhoberana ukabona arashaka ibintu byo guhambira, ujye usunika uti nasense kuwa kane uramenye. Sunikire iyo uti nasense kuwa kane ma turamenye ma kigenda ririmbe gera mu myibisiriza tekera yose cye. Wegezeyo kuko ubu hari ibintu tugomba kureba igitsure. Mitere y'Abafilisitiyani arayimenye, bafite umukobwa wambara imyenda migufi witwa Ntuza, witwa Derira, ushinzwe kogosha abahanuzi. N'umuntu wambaye imyenda migufi muri riteraniro mushyiraho agatenge, mumushakira akayisharupe. Hari ukwambara ukarengera, hari ukwambara ariko ukavutera kuyu mundebere. Hirega namutera umusada agiye nkamubwira hano hari umumama nabonye neka sharupe singakase sinahita se mushyiriraho uhita ushyira gutya ku maguru watabika iteraniro rikagenda neza. Ubwo se wicaranye n'undi muhungu urengera uko dufashwa arengera. Yushize agatambaro abura wagira ate. Mugomba kubimenya, gusenga bigirana etike. Haleluya. Mugomba gukizwa mukagira n'umuco. Mugomba gusenga ariko mukamenya nuko bambara, kamenya nuko barya, mukamenya ibyo tunywa n'ibyo tutanywa. Utazabona miliyari ngo unywe inzoga, uzagire miliyari ariko unywe fanta. Muri kubyumva abagabo, ntabwo ari ukurengera. Ntabwo ashaka kuza kutwirata ngo afite imodoka none ngo iyo modoka yifata isenya urugo rwawe. Nukurengera. Nirukanye abadayimoni bakurenga imbago mu izina rya Yesu. Yo nasenga nkasubirayo jewe ubu niyo nakwigendera. Imana yabyumvise, ntago bagomba kugira gute kurengera. Je nanza gasuzugura muri riteraniro. Nanza umuntu wakwirataho ngo nuko ari cyaguha. Azabigumane mwishu bazadutabara. Haleluya. Ayo mafaranga go yagucunaguje, yagukanda kanze ya no yakwambuye ubusa ndabyanze mu izina. Ibyo babyite gute kurengera. Mu byange mu bihagarareho, ntaza kutwarira umwana hano utazi. Izo burusa guhera umwana w'umukobwa abajyana, wamubwira ngo ajyane na musaza we akanga. Kuki ashaka umukobwa gusa?
ukurengera kucyakubwiye ngo turajyana ngo ariko umugabo ntamenye aho ugiye kuki ushaka kujyana umugabo atazi ibyo nukurengera iyo myuka y'abafilisitiya muri iri teraniro turayihagaritse haleluya cyakabiri rero cyakabiri kigiye kuva mu kwemera gutanga umwana w'intama ucyonga hagiye kuvamo iki hagiye kuvamo ko imidugudu banyaze tuyigarura muhimana amashya babyumva neza tari abantu basheta babataziyo biva niyo bike nari mvuze ngo babyumva neza abantu babyumva neza ari igihe ijuru ikinguka ukumva neza ni wowe kumva ni wowe bireba haleluya hari igihe uza mu iteraniro ukumva ni wowe bireba kavuga uti ibyo ni njyewe rwose mva mbabwire rero hari ibintu byanyazwe tugiye kubigarura mwumva abafilisitiya ukuntu ari abagome bafashe Ekuroni bafata na Gati ejo bundi tuzajya uzareba uzi ko bafata ahantu heza uzi ko bafata ahantu hari ibiti byiza haba zahabu akaba ariho ngo batera imbago bagatwara ahantu hacu Imana yababaye rero ibyo banyaze turabigarura umva kambarebe mu maso ibintu byanyu bigaruke haleluya ibyo batwaye bashaka baratongereye muri Tanzania nibashaka bararogeye he n'umugabo wawe baagaruke baratwara bagasenya ingo bagatwara umunezero mu rugo urumva badatwaye Ekuroni yo batwaye Gati bagatwara ubwenge umwana mu ishuri ukiri gusenga hanga hari ku mwana wawe akaba nikirara ubwo se urumva Ekuroni batayitwaye urumva Gati itagiye se tekereza gusenga hano ariko utabasha kwisengera wowe kereka usengewe ibyo umwuka byaragiye ibyo batwaye nk'ubu ndi wowe mvuze ngo bigaruke ibyo bagize gute ibyo batwaye mu mwuka bigaruke ibyo batwaye byo kuduteza imbere bigaruke ingo basenye zongere zubakwe ubwenge bwacu batwaye n'abana batwaye baguhoza mu bihombo ubukore kangahe perime inshuro 5 zose ugonga agati ka 5 urakeka ko ari ubuhoro haba harimo abafilisitiya badashaka kutunga perime ariko Imana ikugirire neza umuntu w'umugabo uzuko ushobora guhura n'abafilisitiya bakagatwara Ekuroni na Gati bakayitwara ugakodesha imyaka 35 ugashingira umukobwa w'imfura mu nzu y'inkodeshanyo umuhungu mu nkodeshanyo umwuzukuru akaza kugusanga muri ya nkodeshanyo urakeka ko ari ubuhoro nta mufilisitiya uri inyuma y'ibyo bintu umugabo akamara amezi 6 atakuvugisha wowe gakeka ngo ibyo bintu ni ubuhoro amezi 6 yaracecetse atavugisha umugore n'ukuntu mwikundira amagambo akagucecekana cyo bundi hano umudamu wambwiye ati ngwino nsengere avuge avuge hese yacecetse ati umudamu turaganira arambwira ati nakoze ikosa musaba imbabazi yanga kumbabarira arancecekana ati amacecetse ikiye kingana iki atamezi 6 tukunuko wa 7 ntaravuga ntararya se atararya araryama se ati arataha se tarataha iyo gusese yese agiye mu kazi yagira atatagira gutya iyo se muriye akashaka kukubwira murakoze yabigenza ati atajya gutya ntavuga ati ntavuga wowe se iyo umubajije agira atatakoresha ibimenyetso yanze kuvuga pase uzumusengere atobore avuge nashaka ntuke nashaka mbwire naba ariko agira ate avuge akuza umuntu kugucecekana kagushengura umutima neza nk'ibikomene sanze mwari ari gusengera warakomeretse warashize none ukaba warakomeretse nawe ugakomeretsa abandi ubana n'ukomeretse mugakomeretsanya ejo bundi hari umugabo wakubiswe umugore w'urushyi ariko umugore nawe yari yamurumye ugutwi
mukomeretsanya urandumye ati ndakurumye ati nawe wari unkubise inkokoro ati ibidutsi bikaza. Uratekereza ko abafilisitiya nta kintu batwaye? Ekuroni ntibayitwaye ubwo? Uratekereza ko imbago batazimuye noneho bakaza bakagutwarira umwana ubwenge kugeza aho umwana wawe aba ari wo uhora ubuwa nyuma, wowe ukagira ngo ni ubuhoro? Urakeka ko nta bintu byinshi nyuma y'uwo mwana wishyura minervari mu 450 kazana amanota 12%? Ibyo bintu numva ari ubuhoro ngo uzaza ngo dusenga hanga ngo nibisanzwe? Nibisanzwe umwana uhamagara ntiyitabe? Umwana w'umukobwa imyaka 18 ubwira uticara hano ngugira inama ati mama ati mwebwe murashaje twe turaba.com, umwana ubwira ntiyumve, urakeka ari ubuhoro? Umubyeyi aravuga n'umwana akavuga. Hari ahantu mubizi mwebwe? Urumva batarabitwaye? Mwareka tukagaruza ibintu. Iyo ngeze hano buri gihe numva ijwi ry'Imana, mu mpera Imana icyubahiro. Hano SEGEEM habarinye, ahubwo n'umuntu muzajya mutumira kuza kubwiriza hajya basabira umugisha. Hano hantu habibihe byiza, ngewe ndabizi. Ibi nkubwiye nabisubiramo nanabivugira n'ahandi. No mu yindi teraniro ngewe nagiyeyo ndabivuga. Ngewe n'abantu nabwiye ngo bazaze SEGEEM, niba bashaka kumenya uko Imana ibaho bazaze hano barebe. Ngewe nabatumiye kuzaha, kandi inshuro nzaha murumva ko mbizi. Simbizi mwari, ngewe ndabizi. Nageze hano umunsi umwe mba ndi hano ndimo mbwiriza nkurura gutya, mpita mbona kira kintu se nikira cyaraha tumita nkibona, mpita mvuga ngo Uwiteka azatuvana aha atugeza. Naraha ngaha ababyibuka barabyibuka. Niba Imana itugaruriye ikadukura muri bandavodi, iyi ni bandavodi ni ikimana, ikatuvana muri ikatugeza, haleluya we! Mwambabariye mugaye Imana amashi mugashiramo n'impundu. Muzamakuru byari byaranyazwe baratongereye, byari byaranyazwe ngo ntibizashoboka. Abantu batura ibintu bibi, abarozi baravuga baratongera, abatagira kwizera bati ntibizashoboka, ariko museruka rukambye mu gihe gitoya. Haleluya! Mu gihe gitoya nimuzamuka mushoje muze kuhanyura murebe, murahita mumenya ko Imana igigarura za Ekuroni ikagarura na za Gati zanyazwe. Torero ry'Imana ryo rigomba kuva igisuzuguriro. Ntabwo abasenga aribo bagomba kuvugwa nabi. Ntabwo inzu nziza muri uyu mujyi wa Kigali zigomba kuba utubari, zigomba kuba amahoteli. Inzu nziza muri Kigali hagomba no kuba insengero nziza. Haleluya! No ku rwego rw'isi tujya twubakira Uwiteka, tujye twubaka ibintu byiza. Imana nimunayibaza hano yicaye bunonaha, yicaye hano h'umweru. Imana ikunda isuku, ikunda indabo, ikunda ibara ry'umweru. N'ubu tuvugana Imana irera. Imana nta mwandigira, ntimukajye munasenga mutakarabye, kandi umubiri wose mujye mukaraba, mwisige amavuta, nimushaka mugura ifu musikireho, ariko mwuse neza. Mwirinde umwanda, mufate na tumwe tubozeja mu matwi, mukuremo ubukurugutwa, mukura imyanda mu nzara, mugire isuku. Imana yacu igira isuku. No mukuyubakira rero tuyubakira inzu nziza cyane. SEGEEM mbasabiye umugisha ijuru ritanga. Haleluya! Imana izabaha umugisha kubwo kukura igisuzuguriro ku itorero ry'Imana. Bavuga ngo byarabananiye, ngo byarabagoye, ngo se bazabishobora. Mana, haleluya!
byarashobotse bikomeye byiza mu gihe gito. Mu gihe gito, mwongeraho ngo gito. Nagemba mu mafondation y'inyubako nyinshi cyane, nagenje mu makomite y'inyubako nyinshi cyane, ariko sejemu mwaranyobeye, mwarantangaje, narumiwe ni nayo mpamvu Pasteur yambwiye ati nubwo ufite akazi kenshi ubireke uzuduha isaha ya pause. Nsohotse mu biro mbwira abantu dukorana nti pause yanjye nyigize amasengesho, ariko nukubera ijwi numviye, ukubera Imana iri hano. Tugomba guhesha agaciro n'Imana mwizera, tukayubaha kugeza no ku rwego dusiga ibindi tukaza. Imana yacu irakomeye cyane, ibyanyazwe bizagaruka. Bari baratongereye baravuga, none se bizagenda bite? Guru nibaze bakizwe rero. Ndumva ariyo nama natanga, ndumva iyo nama ari sawa. None uruzuye nibaze bagere bate? Bazi bakeze siko bimeze se. Muzabaze Nehemiya ku munsi wa 52 arutashye, inkike zuzuye, ngo abanyabyaha bose, ngo n'abanyabwoba, ngo ababatukaga, ngo babonye ko rwuzuye, ngo barigaya cyane, baravuga ngo Imana nikoze umurimo, baraza barapfukama bara. Uzaza gusaba imbabazi muzamubabarire. So uti nari nzi ko rutazuzura, umubwira uti rwaruzuye, kandi ntabwo twakurenganya n'Abafilisitiya baratunyaze. Ubu kubona nta bukwe bubi wawe urakeka ari ubuhoro? Ntabwo ubura ko Abafilisitiya abanyaze umunezero mu rugo iwawe. Umwana wa mbere yishingire, n'uwa kabiri yishingire, n'uwa gatatu, none n'umuhungu atangire gutera inda abahungu abakobwa babandi, ujye kubona urukuru utwuzukuru tune tudahuje ba mama. Utwuzukuru tungahe? Tune. Buri kuzukuru kose kafite mama wako. Katese wowe biteti n'uyu nguyu iti niwe wanteye. Wowe se yayigutereye hehe ati muri bisi? Urakeka ari ubuhoro? Ubu murimo murandeba mukagira ngo sinabibonye. Urumva ari ubuhoro? Urumva nta birori abadayimoni batwaye by'iwawe? Uzahemba gute se igiseke cy'umubyeyi wowe ntago cyakubera se? Wakoresheje ubukwe imiryango, hano hari umuryango wanyu, hari umuryango w'abasaba, wowe nawe bakakwambika intuza, bakagushyiraho urugori n'akakantu bandikaho umumama, bakashyira ku ntebe 3 n'abandi bamama bakenyeye, ntago byakubera wowe? Iriya mpano baha umumama washingije umukobwa ntabwo wowe uyikeneye? Vuga ngo ndayikeneye cyane kugira ngo, cyangwa urashaka umwuzukuru utazi? Iyo mpano muvuge ko muyikeneye cyane, Imana iyizane. Kandi aba bana b'abakobwa mwabyaye mubarere nk'abageni, mubarere nk'abakobwa bazashingirwa, mubarere nk'abazabyarira u Rwanda, mubigisha indangagaciro. Ibyo batwaye tubigaruze mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwanyemerera bikagaruka. Hari ibyo batwaye, hari umunezero batwaye, hari n'amafaranga batwaye, bariba. Wambwira ukuntu urimo amadeni abantu 80? Hari ya banke, hari y'ikimina, hari y'itsinda, hari y'umuturanyi, hari ya butike, mbwira n'abandi. Hari ya minerivare, ayo kwishura yarangije kwishura, aya restaurant aho umwana arya, ay'ikimina, yo ay'inzu narishyurwa, ay'inzu nayishyurwa, ay'imisoro mwarayishyuye. Isi mvumva ubuhoro. Harimo n'ayandi na mokashi mwaragujije, naho mwayambuye na nuza na Tigo na MTN. Yaba we, turabigenza dutese mokashi se biragenda gute? Bagufatiye ibyemezo ubu muri CRB. Ye baba we, n'umutekano mwarambuye, n'ibishingwe n'abatwara imyanda ntimurabishyura, n'amazi ntarishyurwa, n'umuriro iyo icyo akora umuriro byestaye neza, iyo bishizemo birazima. None ni ubuhoro?
none mukahita mwumva ngo urumva nta bintu byagiye, ugakorera amafaranga ukaberwa hagiye, ukajya ugacuruza ukabona ibintu ukaberwa hano binyuze, ukibaza ibi bintu ni ibiki ko tudatera imbere? Nta kibanza mu Bugesera, nta nzu Rwamagana, nta nzu Kigali, urakodesheje inzu ni ya 8, ibyo bintu nta mufilisiti ubiri inyuma. Mwarese tukabwiza Imana ukuri mukanya mukavuza induru tugasenga, Uwiteka akazana guhinda gukomeye. Haleluya! Bidukura rifata niba bari roga ryari, niba barateyemo ibiki, ugategereza abakiriya ukabura kibaza ibintu n'ibiki koko. Mana yanjye we, Imana yo mu ijuru muyizamura amaboko idukiza abafilisiti y'abariba. Ariko Imana, haleluya, bwira Samweli ngo imidugudu batwaye yose igomba kugira gute? Kugaruka. Imana iragendera ababwira ngo Ekuroni si yanyu, Gati si yanyu. Imana izimbago, Imana izibinkwiye ibimpe. Haleluya! Nibyanjye batwaye narangaye cyangwa nasenze, Imana ibigarure. Iyo babitwaye twaguye, iyo tubyutse ijuru irabigarura. Usaba Imana imbabazi kugarura ibihe byawe byo mu mwuka. Haleluya! Ku kwezi kwa kabiri Imana ikwereka ikimenyetso cyabyo. Muri aya masengesho Imana niba mwemeye gutanga umwana w'intama umeze ate ucyonka, Imana ikora igitangaza. Yazuye Doruka yazura n'ibyacu byapfuye. Irashingira ku dukanzu, irashingira ku byo twakoze. Aho nsoreje rero, mbasabiye n'iherezo ryiza. Mbasabiye iherezo Samweli mu mucamanza, iminsi yo kubaho kwe yose, nta myaka yo kugwa, nta yo kuba inyuma y'itorero, nta yo kubya no, nta yo kwamburwa inshinga nirimo, nta byo umva, nta guferinga nta birimo, kugwa nta birimo, kubyuka nta, harimo kuguma hamwe k'umurimo gusa akawugumaho. Mbasabiye munsabire umugisha kuzasazira mu nzu y'Imana. Haleluya! Uzajye muza kunsura ndi umusaza mfite imyaka 120 mbabwira ijambo ry'Imana. Bagire ntibana banje, abuzukuru n'abuzukuruza, bagire ntikera mu 2024 twabonye Imana SEGEEM. Bati none se muze mwabyubatse muteta imbere mwasengeraga ibi ntituzabibabwira ngo babyumve, bazaba project hariya barimo twagiye tutaho twavuye bana. Uru rusengero nyabona murwubake rwargoye abantu, abantu barutangaga bitangaga 500 tugafata igiseke. Papa mwagiraga igiseke, abana bazaba nta biseke bizabiro mu 2050, bazaba ari kuri tele kuri konte, hari ukunyereza gusa. Biriya bizaba byaravuyeho. Kano kibo kadufashije urusengero Mana. Hano hari akibo twafataga hano muri Nibature, ka kibo karacyahaba. Tugashyiramo 200 500, none dore havuyemo sima. Mana ibigaruri. Haleluya! Mbasabiye kuzarangiza neza, tuzitange ntituzananirwe, tuzitange kugeza ku munota wanyu. Haleluya! Icyakatanu rero, Samweli akajya acuragana, akajya Beteri, akajya Girugara, akajya na Misipa, ariko akagirama mu rugo rwe. Mbasabiye no kugira iwawe. Haleluya! Kandi muri ugo rugo rwawe uzubakire Uwiteka igicaniro. Ababyemera mwenyine muhaguruke dusenge. Ndashoje, dusaba Imana imbaraga n'imbabazi. Umuntu wakoreye Imana ngo ahure n'igihombo. Shaka mbasabe muhumirize dusenge Imana kugaruza ibintu byacu. Tugiye kunyuza, tugiye kunyura mu kwezwa, tugiye kunyura mu gusaba Imana imbabazi. Muri iki giterane wasanga harimo umuntu ushaka agakiza, usanga harimo umuntu ushaka gusaba Imana imbabazi, usanga harimo umuntu wanyazwe n'igaburo rye rutakirirya. Imana iratubwiye ngo ibi bihe byawe biri bugaruke, we wemere kubwiza Imana ukuri gusa. Haba harimo umuntu ushaka gukizwa ari ubwa mbere cyangwa waguye, ugomba kugaruka ku rufatiro. Uzamura ikiganza aho uri wowe tugusengere by'umwihariko, ko ntabwo tugomba kubicaho. Imana ishimwe cyane. Zamura ndebe ko hari, ndabona hano hari umwe, hari abandi, ndabona babiri, hari n'uwa gatatu, ndabona bahari benshi bashaka muze mupfukame hano. Isengesho ribanza riba ari iryanyu, riba ari iryawe. Garuza ibihe byawe byo mu rusengero, banza uhera aho ngaho barabitwaye, pfukama aha nta kibazo. Garura ibihe byawe,
nimurebe wowe urareba bihana ahubwo ureba mu mutima wawe abandi bihorere kamamagare mushumba aze yakire bano bantu tubasengere iribanza ubundi tuze baracyaza nimuze tubasengera Imana muze hano hafi kugira ngo abafilisitiya baguhunge nuko ubanza ugakuraho ibigutandukanya n'Imana Imana yarangiza ikakugarurira ibyawe byanyazwe wowe ntabwo usigaye reka dusengera abangaba nisoza gusengera aba Shumba arakomeza asengere n'iteraniro ryose mwebwe muri ahangaha ni mupfukame neza mwoko ni mupfukame neza nimweguke muhumirize mwature iri jambo muzamura ibiganza hejuru muvuge ngo mwami Yesu twumvise ijambo ryawe turatsinzwe twakoze ibyaha byinshi tubabarira ibyaha byacu ntituzabisubiramo twojesha amaraso ya Yesu uhereye none tubibyaremwe bishya amen. Mana ishobora byose uri Imana ireba kure ukareba mu mutima niyo mpamvu bashiki bacu na bene data batsinzwe n'ijambo kandi nabo barifuza kugukorera barifuza umugisha wawe ariko naho umugisha waca barakiraniwe bakoze ibyaha byinshi bitandukanye amaraso ya Yesu nabeze abatunganye ubakure mu gitabo cyo kurimbuka ubandike mu gitabo cy'ubugingo uhereye none babibyaremwe bishya turagushimiye kubikoze tugukomeye mu mashyi icyubaro ni icyawe ubakomeze bakomeze bakubaha bagukorera amen. Muhaguruke irindi sengesho turisenge muhagaze hano nyuma yo gusenga niho tubagiriye indi nama twese dusenge nk'abitorero tuzamura ibiganza dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru ndagushimira yuko iri teraniro waribonye turagushimira yuko iri teraniro warihaye umugisha turagushimira yuko iri teraniro mwami wamenye igikwiye tumenye inyungu ziri mu kugukorera mwami ababayera bawe bazisobanukirwe. Bibiliya iratubwiye ngo abayisiraheli ubwo babwiraga Samweli baramubwiye bati natwe twiteguye rwose gukora wowe ntuhweme nubwo isi yashatse kubuza aba babyeyi gusenga n'aba bagabo n'aba basore n'abakobwa ibabuza gusenga ariko twumvishe ijwi rivuga ngo ntiduhweme. Ndasengera abantu bose bari muri iki giterane kugira ngo ntihagire uhwema ntihagire ureka gusenga ntihagire uceceka ahubwo amajwi yacu yose tuyazamure dusenge tubwire Imana. Imigambi y'abafilisitiya ni mibi kandi ni myinshi. Abafilisitiya barashaka kutunogora amaso barashaka kutwica nabi ariko babwira Samweli abayisiraheli bati ntuhweme. Bagiye batubuza gusenga kenshi batubuza gukora kenshi ariko ijwi ryawe riratubwiye ngo ntiduhweme. Haleluya ntiduhweme dushireho imbaraga ntiduhweme dushireho umwete dukomeze tukubakire dukomeze duhamagara izina rya Yesu nta kunanirwa nta gucika intege no gutanga icy'agaciro. Samweli arahishurirwa tuyu mwana w'intama ucyonka. Haleluya uyu mwana yarakeneye amata na nyina agomba kumwosa na nyiri intama yarayikeneye ariko n'Uwiteka arayikeneye. Dusanze tugomba guha Imana ibintu by'agaciro kandi byikenewe n'abandi natwe dukeneye ariko tugaha Imana agaciro. Haleluya ibyo bihishurira iri teraniro ibi bihishurira aba bagore bateranye iri jambo rihishurira abagabo bari muri iki giterane iri jambo rihishurira abakozi bawe bakishurira iyerekwa riri mu mwana w'intama ucyonka. Mana ndagushimiye ijwi ryawe twumviye aha ndagushimiye yuko hari ibyo uhaye gasopo hari ibyo uhaye kutongera kurengera dore twarengerewe kenshi imbago barazirenze ariko uyu mwanya marayika arategetse nta kongera kurenga imbago uduhaye sekirite
baduhaye uburinzi, baravogereye, bavuze nabi, bashatse gusenya ingo, bavuze amagambo adakwiye, ariko ijuru rishizeho urugabano. Ndasabira abagore bari muri iri teraniro, ndabasabira uburinzi, ndasengera abakobwa mbasabira security, ndasengera abagabo mbasabira igikundiro n'igitinyiro, ndasengera abasore mbasabira kuzura umwuka wera, udushiraho uruzitiro, abafisiye ntibarengere, ntibarenga imbago, buri wese ntatwurire, ugomba kutubwira ubusa ntavuge, amagambo y'amapfu, amagambo y'amateshwa tuyatesheje agaciro muri iki giterane. Duhagaritse amagambo y'urukozasoni, duhagaritse amagambo asenya igihugu, duhagaritse amagambo y'intambara, duhagaritse amagambo ya kurengera. Turayahagaritse turi mu giterane, turayahagaritse turi sejemu, duhagaritse imyaku, duhagaritse imigambi y'abarozi, duhagaritse gucenyuka, duhagaritse gupfusha abana, duhagaritse ibisazi, duhagaritse gutorongera, duhagaritse umwiryane. Turasaba umwuka wera, haleluya, azashyiraho urugabano, itandukaniro ry'usenga n'udasenga riboneke. Abafilisitiya baguma iwabo, kandi ndagushimira ko ari ibyagiye ugaruye. Ekuroni yakiragarutse, Gati nayo iragarutse, haleluya. Tuguhaye amashyi, turabyakiriye, turabyakira ibyo mu mwuka, ibyo bajyanye biragarutse, ibihe byiza biraje, haleluya. Ingo basenye zigiye kubakika, ubutunzi bwacu n'ubushobozi bwacu bigiye kugaruka. Turabyumvise muri iki giterane, hari ibyo ugaruye, haleluya, hari ibyo ugaruye mwami, hari ibyo ugaruye, turabyumva. Marayika arabigaruye, ijuru rirabizanye, haleluya. Ushimwe mwami, ushimwe cyane, turanezerewe. Iki giterane wagisuye, iri teraniro ririmwo, kubera warigezemo, ugira ibyo uhagarika, ugira ibyo utemera, ugire n'ibyo wemera. Iki giterane wakiza indwara, giterane abantu baje barushe, batahe baruhuwe n'ijuru. Muri iki giterane impano zikore, muri iki giterane abantu bafite impano zidakora zitangire zikore, abantu babatizwe mu mwuka wera. Muri iki giterane abantu babatizwe mu mwuka wera, haleluya. Kandi uzaduhe kugira iherezo ryiza. Ndagushimiye kuzaduha ni wacu, ko Samweli afitiwe ilama akashyira igicaniro, natwe dushyize igicaniro mu nzu iwacu. Ikirukanye amasengesho mu ngo zacu, natwe turabirwanije. Turashaka kugira ngo amasengesho yacu yongere agaruke mu ngo. Turashaka kugira ngo nubwo ibitubuza gusenga byaba byinshi, ibyo nibyo tugiye kuvanamo umuti uzajya utuma tuza gusenga. Urakoze Mana, mpagaritse amagambo mabi, migambi y'aborozi tuyitesheje agaciro, nirukanye ibihombo, nirukanye ubuswa mu bana. Ndasaba kurama, ndasaba amahoro, ndasaba iterambere. Wishura aya madeni abana bawe bafite, urebe ukuntu buri wese arushe Mana. Ekuroni yaragiye na Gati, iyo ni imishinga yabyaraga inyungu, iyo nizo ni za projects zatumaga tubaho, none zaragiye. Ariko ijuru niribigarure we, ijuru nirigarura agaciro k'uyu mugore, yongera agira amafaranga, agira business ikore. Mana bikore we, Mana bikore nk'uko wabivuze. Turashaka amashimwe muri iki giterane, haleluya. Urakoze Mana, turavuze ngo uruwera, turavuze ngo urakoze. Asante, urakoze Mungu, asante sana, haleluya. We ni Mungu, wewe ni Baba, tunasema asante, tunasema asante, haleluya. Asante, 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 asante Yesu, haleluya. Asante mu izina rya Yesu, amen. Kasabe Mamerike Dorosera aze bace hano, ajyane na Padrokasi bajye kubagira inama.
iminota mike. Kadukomera Imana yacu amashyi menshi cyane. Ababyeyi nibayihe impundu. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya. Dutunga umushumba ibiganza ngo Imana imuhe iki? Imbaraga n'iki? No kwaguka no kuzagira iherezo ryiza. Iryo ngiryo dusabye ya myaka 120 azayigire mu izina ryande. Amen. Kandi Imana izayimuha kuko si ubwa mbere numvishe umushumba bivuga. Abantu bateranye mu bwengo amen. Nta kintu mwabonye abantu baje mu iterano bwa mbere. Niki? Agira umuntu ukivuga. Tubwire. Bitandukanye. Niho nasomye rwandiko igitabo cya mbere cya Samweli ibice 7 duhera ku murongo wa 2 cyakora twe tugeza ku 10. Twe dufite intego ivuga ngo Imana idukureho amaboko y'Abafilisitiya aturemere. Pasteur we yatuye imigisha nk'umushumba, twongeye dukomere data wa twese amashyi. Haleluya. Tuvuga uburyo baje bakazana amazi bakayabyarira imbere y'Imana. Haleluya. Turavuga ngo bakezwa. Haleluya. Twongeraho umwana w'intama dusoreza kuvuga ngo Uwiteka yemera kubumvira. Twabivuze. Twongeye dukomere data wa twese amashyi. Haleluya. Bivuga iki? Muri aya masengesho nituyasenga neza Uwiteka azemera kugira gute? Azemera kutwumvira. Mwongere mukomere data wa twese amashyi. Haleluya. Rero amen. Mushumba ejo azagaruka saa 6. Mushumba mukuru. Aha. Mukomere data wa twese amashyi. Ejo saa 6 azatwigisha inshuro, azaza kumanywa agaruke no mu mpinduka. Kabiri. Mwongere mukomere Imana amashyi. Iyo migisha ejo tuzongera tuyakire. Haleluya. Murambura ibiganza ze kudusuhuriza abo mu kazi, aze no kudusuhuriza abo mu rugo iwe. Haleluya. Ariko mushumba ngo n'umusa Reka tumusabire umugisha kandi duhite tunamuherekeza kuko aje avuye mu kazi. Ejo twemereye ko azaza no mu mpinduka turi kumwe kandi hari n'abandi. Ubwo rero murarika abantu benshi, Imana iri mu rugo rwayo. Amen. Mana turagushimiye, ni wowe warana gutya, izina ryawe nirihabwa icyubahiro, buri wese umuha umugisha. Ariko by'umwihariko umukozi wawe ukoresheje muri uyu mwanya, tumusabiye umugisha mwinshi utagabanyije. Wamuvuzeho byinshi, ongera umuvugeho, ariko twebwe tumwatuyeho umugisha ukomeje. Hakubiyemo byinshi mu ijambo rivuga umugisha. Aragiye, gendana nawe, ejo nabwo uzabane nawe, kandi muri aya masengesho y'iminsi 10 tuzabona impinduka. Abafilisitiya bazaduhunge mu buryo budasubirwaho. Tugukomeye mu mashyi, wumvishe gusenga kwacu. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera. Amen. Mushumba Imana imuhe umugisha. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gutura. Haleluya. Haleluya.